ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo, n'umwizerwa Dorfe ubasuhuje, mbifuriza amahoro y'Imana. Mwebwe abari mu bihugu bitandukanye, muri Afurika, mu Burayi, muri Amerika, muri Oceania ndetse no muri Aziya, mwese mbasuhuje bifuriza amahoro y'Imana. Dukomeje kuganira kuri izi ndirimbo zigaragara mu gitabo cy'indirimbo zo gushimisha Imana ndetse n'indirimbo z'agakiza, tugira ngo tuvuge ku mateka yazo ndetse n'abahanzi bagiye bazitugezaho, kugira ngo dukomeze kumva ubuhamya bwabo, natwe bidutere gukomerera muri urugendo tugana mu gihugu cyo mu ijuru. Reka tubaye twiragiza Imana, hanyuma tugaruke no muri tuganira ku ndirimbo twenda kuganiraho. Uwiteka Mana nyir'ingabo, turagushimye, tugushimiye ko wabanye natwe kandi uduhaye umwanya kugira ngo dukomeze tuganira ku ijambo ryawe. Ndakwingize Mana kugira ngo wubake ubugingo bwacu, hanyuma tukiri mu isi turinde, kandi Mana uzaduhe iherezo ryiza. Tugushimiye ko uri bane natwe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Uyu munsi rero nifuje ko tuganira ku mateka y'indirimbo 149 ivuga ngo mbega urukundo rw'Imana yacu, ngo nta warondora uko rungana. Reka rero twanze turirimbe, hanyuma tugaruke tuvuga ku mateka yayo. Mbega urukundo rw'Imana yacu, nta warondora uko rungana. Rusumba ukwezi, rusumba izuba, kandi kuzimu rugerayo. Rwatumye Yesu aza mw'isi yacu, ngo indushya turuhure. Na cya kirara cy'inzererezi, rwatumye sacyakira. Mbese urukundo rw'Imana yacu rwagereranywa n'iki? Mw'ijuru n'isi baruririmbe, kugeza iteka ryose. Kandi uko ikunda umwana wayo, jye niko inkunda nakwiriye. Nari umugome n'ukwima Yesu, ngo ambambirwe ku musaraba. Muwo yacunguje ayo maraso, nzi yuko nanjye ndimo. Nzajya ndirimba urwo rukundo, ndukwize mw'isi yose. Mbese urukundo rw'Imana yacu rwagereranywa n'iki? Mw'ijuru n'isi baruririmbe, kugeza iteka ryose. Amen. Imana ishimwe cyane. Iyi ndirimbo 149 igaragara mu ndirimbo zitwa urukundo rw'Imana cyangwa se amour de Dieu. Rero amateka yayo yanditswe n'umuvugabutumwa witwa William Franklin Graham Jr. azwi ku izina rya Billy Graham. Billy Graham yavutse ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 11 mu 1918, avukira ahitwa i Charlotte muri leta ya Carolina y'Amajyaruguru, aho turi ni muri leta zunze za Amerika. Atabaruka ku itariki 21 z'ukwezi kwa 2 mu 2018 ahitwa i Montreal, nanone muri leta ya Carolina y'Amajyaruguru. Yatabarutse afite imyaka 99, ijana yaburagaho iminsi mike. Ni vuba cyane, urumva hashize imyaka 7 n'ubundi atabarutse. Uyu muvugabutumwa arazwi cyane, ni umuvugabutumwa wamamaye cyane mu kinyejana cya 20 akora umurimo w'Imana. Rero Graham
n'ubundi yakijijwe afite imyaka 16. Ku myaka 16 nibwo yakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwe. Ubundi ngo yakundaga kwikinira imikino itandukanye, ari umuntu nyine usanzwe, ariko aza noneho kwinjira mu buzima bwa gikristo afite imyaka 16, ndetse ajya no mu ishuri n'ubundi ryerekeranye no kwiga Bibiliya, kuko yakomereje amashuri ye ahitwa i Florida, ni muri leta ya Floride, muri Florida Bible Institute, agiye kwiga n'ubundi ibyerekeranye n'ijambo ry'Imana, kuko yumvaga ari wo muhamagara afite. Ivugabutumwa rye rero yaritangiye akiri muto, kuko ageze ahangaha muri iri shuri yatangiye n'ubundi asa naho yinjira muri uwo murimo. Ahageze hose yarangwaga no kuvuga ijambo ry'Imana. Yaragendaga yagera ku muhanda agahamagara abantu akabateranya, akababwira iby'ijambo ry'Imana, akababwiriza. Akajya mu nsengero zitandukanye agenda akora umurimo w'Imana kandi akiri mu ishuri. Urumva uwo muhamagaro we yawiyumvisemo n'ubundi akiri muto, kuko yawutangiye mu 1938. Aho ngaho ni muri Amerika, n'ubundi ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, n'ubundi yarakomereje uwo murimo. Amaze kwiga ibyerekeranye n'ijambo ry'Imana muri ya leta ya Florida, higaga muri Florida Bible Institute, muri Institut Biblique de Florida. Yakomereje amashuri ye muri leta bita Illinois, ahitwa Wheaton College. Ajya kwiga noneho ibyerekeranye n'ubumenyamuntu mu byitwa mu ndimi z'amahanga twita anthropology, cyangwa se mu rurimi rw'igifaransa twabyita anthropologie. Nibyo yagiye kwiga, yigagamo ibyerekeranye n'ubumenyamuntu. Aha kandi yakomezaga n'ubundi wa murimo we w'ivugabutumwa, agaragaza ko afite inzara n'inyota byo kubona ko abantu bakwiye nabo kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, kuko we yari amaze igihe rwose amaze kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza. Iki nicyo gikwiye kuranga abantu bose, ku buryo naho uri ubona ko nta kindi cyakuranga, ukagaragaza uwo uriwe, ukagaragaza ko mu mutima wawe n'ubundi wifuza ko uburyohe bwo wabonye bwo mu gakiza wabwifuriza na mugenzi wawe, ukera imbuto zikwiriye abihannye, uvuga cyangwa se ukora. Ibyo bituma abantu benshi batubona imbuto zacu bagahinduka. Ari nagaje buryo rivuga ngo ahubwo aba ari ko umucyo wanyu ubonekera abantu bose, hanyuma nibabona imbuto zanyu, babona uwo mucyo, bahere ko bahimbaze So wo mu ijuru, kuko bazabona imbuto zanyu. Uko niko rero Billy Graham nawe yakoraga aho yigaga. Aha rero yaje kuhahurira n'ubundi n'umunyeshuri biganaga w'umukobwa witwa Ruth Bell, hanyuma barakundana, baza no gushakana, babyarana abana 5. Mu ivugabutumwa rye rero Billy Graham yakoraga ivugabutumwa kinyamwuga, kuko ntago yigeze akora undi murimo, ahubwo amaze kwiga yinjiye noneho mu ivugabutumwa ku buryo bwuzuye, agakoresha ibiterane binini cyane ahantu hatandukanye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Leta nyinshi yazigiye zigeramo akora umurimo. Mu Burayi yarahageze, muri Aziya yarahageze, no muri Australia, aho ahenshi cyane Billy Graham rwose yakoze umurimo w'ivugabutumwa ku buryo bwagutse. Ndetse bivugwa ko mu biterane yakoresheje mu kigereranyo ugereranije, bavuga ko yaba yarabwirije abantu barenga 200,000 mu ivugabutumwa rye. Hanyuma yabayeho n'ubundi ku ngoma nyinshi, kuko urumva guhera muri mu 1918 kugeza muri 2018 yanyuze ku ngoma nyinshi z'abaperezida bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Birumvikana imyaka 99 ni myinshi. Billy Graham uyu nguyu yanditswe no mu gitabo cy'abantu bamenyekanye cyane, mu gitabo kigaragara nyine kivuga abantu bamaze igihe kinini kandi babayemo umumaro mu myaka yabo mu gihe bakoze. Rero tugarutse rero kuri iyi ndirimbo 149 yitwa ngo Mbega urukundo rw'Imana yacu nta warondora uko rungana, niwe wayanditse. Iri mu gitabo cye cyitwa Billy Graham Songbook, ni ya 89. Birumvikana ni indirimbo n'ubundi yakoreshaga mu ivugabutumwa. Rero urumva afite indirimbo nyinshi, hamwe hari izo yafataga n'ubundi zari zisanzweho, ariko nawe hari izo yagiye ahanga. Iyi rero ni indirimbo ye bwite, iyo yaririmbye, yitwa Mbega urukundo rw'Imana yacu, ngo nta warondora uko rungana. Amagambo agize iyi ndirimbo ni amagambo aneje, aragaragaza ubunini bw'urukundo rw'Imana. Noneho ngo mbese urukundo rw'Imana yacu rwagereranywa n'iki? Ni akabazo. Mu ijuru n'isi baruririmbe kugeza iteka ryose.
ageze rero ku gitera cya kabiri aho bavuga ngo ingoma zose zo mu isi yacu zijya zihita zishiraho. Ahangaha yari ingoma nyinshi, yari ingoma guhera ku muperezida wariho 1918 ageze muri 18 akabibona, baraza bakanyura, ariko Imana yacu ntago igira manda. Haleluya! Imana yacu ntago igira manda, urukundo dukunda ntirugira manda. Niyo mpamvu rero nta wakiringira umwana w'umuntu kuko wagira manda, ariko Imana yacu ntago igira manda. Arabanga zijya zihita zishiraho. Icyakora ngo abanga Imana ntibayisenge bazapfa bose be kwibuka. Birakwiye ko dukunda Imana tukanayisenga kugira ngo twe kuzapfa, ahubwo tuzasinzire. Nyuma yabwo nusinzira nawe uzakanguke ubona umwami wawe. Hanyuma kandi nudasinzira nabwo uzumva impanda, kuko n'ubundi hari abazumva impanda, hari n'abazaba barasinziriye. Ngarika abantu banga Imana bo ntibayisenge bazapfa bose be kwibukwa. Ngo nyamara urwo rukundo rw'Imana yacu rutagira akagero, urwidukunda twaba ari mu isi nirwo rutazashira. Haleluya! Avuga ku rukundo, akavuga ukuntu utarwandika ngo ururangize nk'inyanja zose zigahinduka nka wino, ugafata ijuru rigahinduka impapuro, abantu bakandika iby'urukundo rw'Imana ntabwo barurangiza. Asoza avuga ngo kandi uko ikunda umwana wayo niko inkunda nanjye nakwiriye, kuko jye nari umugome impa Yesu. Aya ni ya magambo agaragara muri Yohana igice cya 3 umurongo wa 16 ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo bw'iteka. Rero umwizera ahabwa ubugingo bw'iteka, utamwizera we ntago azabona ubugingo ahubwo azarimbuka. Ntago twahitamo nabi, hitamo ko wizera Kristo mwami n'umukiza, kandi wowe wamwizeye ukomeza ukora ibikorwa n'ubundi bituma urukundo rwe rutagira ikibazo cyangwa zutagajuka kuri akomeza gukunde. Imana ivuga ngo nkunda bankunda kandi abanshakana umwete bazambona. Komeza rero usigasire rwose ubeho mu buzima butuma Imana ikomeza kugukunda, wirinda icyaha. Nta bundi buryo Imana ikomeza kugushyiraho urukundo nuko wirinda icyaha, ukirinda ibizira. Arakomeza avuga ngo mubo yacunguje ayo maraso nzi yuko nanjye ndimo, rero nzajya ndirimba urwo rukundo ndukwize mu isi yose. Haleluya! Nzajya ndirimba urwo rukundo ndukwize mu isi yose. Iyi ndirimbo igaragaza urukundo rw'Imana, iragaragaza uburemere bw'Imana yadukunzemo ubwo yohereza umwana wayo. Byakomeje kwandikwa na Yohana mu gice cyawo, urwandiko rwa mbere Yohana yanditse igice cyawo cya 3 umurongo wa mbere, avuga ngo nimurebe urukundo ruhebuje Data wa twese yadukunze, rwatumye twitwa abana b'Imana, kandi niko turi. Ndetse akomeza avuga ngo ufite ibyo byiringiro yiboneza nk'uko aboneye, kuko ngo niko turi, ngo kandi azaza aje kutujyana. Uwo mwami azaza aje kutujyana kuko yaducunguje amaraso ye. Rero abafite ibyiringiro by'uko Yesu azaza kubajyana, nimwiboneze kugira ngo hatazagaragara icyasha, hatazagaragara n'ubundi ibintu byose bishobora gutuma Yesu atakujyana, ahubwo wiboneze nk'uko Kristo aboneye. Urukundo rw'Imana rero ni rwinshi ntawarurondora. Mbifurije gukomeza kuba mu rukundo rw'Imana, mwizera Kristo wadukunze akitanga kugira ngo azatujyane tubane nawe iteka ryose. Yishimira kuzabana natwe. Rero ntuzabureyo kandi uhore witeguye, kuko tutazi umunsi cyangwa igihe. Imana ibaho umugisha. Rero iyi ndirimbo mufate umwanya muyiririmbe, igaragaza urukundo rw'Imana. Hanyuma kandi ubuhamya bw'uko mwene data yafashe umwanya akajya akora umurimo w'Imana, abantu bagakizwa. Nawe ukomeze wifuza yuko agakiza kakuryoheye n'abandi baza bakinjira mu buzima bw'agakiza. Gukizwa ni byiza ntawabigereranya. Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu. Amen.